Mwiriwe neza nshuti bakunzi ba Jao TV show, njyewe basuhuza Jado Artist Official nk'ibisanzwe, umuhungu w'abanyarwanda. Nkaba ndi kumwe na Karisiti Nshimiyimana mumaze kumenyera hano kuri Jao TV show. Tugiye muri ya content yacu yitwa urujijo ku by'abantu bibaza mu iyobokamana. Mbere yuko twanzika rero mbanje kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2026 uzababere uw'ibyishimo ndetse n'uw'amahirwe menshi cyane. Karisi, yego ndagusubije cyane. Yego nande turongeye turakwakiriye hano kuri Jao TV show. Yego murakoze. Noheli na Bonane ntabyo wowe wizihiza iki? Iyo minsi yombi ndayizihiza. Yombi urayizihiza? Ndayizihiza kubera yuko ubwo mu buzima bw'umwana w'umuntu yombi ifite igisobanuro. Niyo mpamvu ntago mva mu murongo w'abantu, ahubwo nyine ngendera mu murongo w'abantu. Yes. Niyo mpamvu nsangira nabo byo ngibyo nyine. Yego. Nta nicyo bintwaye, ariko ababyizihiza cyangwa se ntibabyizihiza, yego, nabo ntacyo bibatwaye. Nabo ntacyo bibatwaye rwose. Byakugendekeye neza ariko cyane, byari byiza. Imana ishimwe cyane. Inshuti bakunzi ba Jao TV show, rero duherukana tuvuga kuyobokamana. Twahereye mu itangiriro ku iremwa ry'isi, dukurikizaho aho twavuze uburyo ibintu byose byaremwe, tugeraho Imana yamejeje ibiti bibiri muri Edeni aho yari yashyize Adamu na Eva, hanyuma ibabuza kurya kuri ibyo biti. Kimwe ngo cyari igiti kimenyesha ikibi n'icyiza, ikindi ari igiti cy'ubugingo buhoraho. Twari twatangiye rero tuvuga kuri kiriya giti kimenyesha ikibi n'icyiza. Karisi, wakwibutsa abantu aho twasubikira? Jado Artist Official ku isonga. Yego, nubwo haciyeho iminsi, ariko numva twaravuzeho ku giti cyane, ariko igiti kimwe hariya havuga ibiti bibiri. Yego, nibyo nahoze nsobanura. Ibiti bibiri, igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Yego. Hanyuma n'igiti cy'ubugingo buhoraho. Yego. Ibi biti bavuga ko byari, inkuru kwitubwira muri Bibiliya bavuga ko byari ibiti byera imbuto. Noneho ariko izo mbuto ziri, iyo mpamvu ikigwa kirimo aho ngaho, twibaza impamvu ibyo biti byari byashyizwe hariya, dore ko ibintu byose byari byaremwe bifite impamvu. Bifite impamvu. Yego. Ibyari byaremwe byose hariya ari amafi bari bategetse ko aba mu nyanja akabamo ubuzima bwabyo, niko umuremyi tubona ko niko byari bitegetswe. Ibigenda mu kirere bikagenda mu kirere nk'uko bitegetswe, mu moko yabyo no mu magurupe yabyo uko biremye. Ibi kintu cyose gitegetswe. Sasa bageze ku bimera by'ibiti, avuga ngo inyoni zihabwa kurya utubuto two mu biti nk'uko biri. Babihabwaho ibiryo. Noneho inyoni zibihabwa ibiryo. Yego. Nuko inyamaswa zihabwa ibyo ngibyo. Ibyo mu nyanja bari bavuze ko bitegekewe kuba mu nyanja nyine, binini n'ibitoya. Yego. Nuko kandi ngo amazi yose ategekwa kuba ari aho ari, aho ataharenga. Umuntu rero iyo tugeze aho ngaho, we yararemwe ariko ahabwa nawe gutwara ibyo byose. Aza ari umutware w'ibyo, dore yuko n'intego y'umushinga yari kuvuga ngo tureme umuntu. Yego. Yes, intego y'umushinga yari tureme umuntu, ngo se natwe agira ishusho yacu, hanyuma atware, abe umuyobozi. Yego. Arumva? Nuko ibyo bibaho, Imana irabisohoza. Twabonye uburyo Imana yaremye umuntu mu buryo butandukanye. Umuntu uburyo yaremwemo iki, yaremwemo ibindi. Iramubumba. Twabonye uburyo iyo tuvuga kuri ibi biti, mba ngira ngo niyo mpamvu usubiye inyuma ho gatoya. Yego, kugira ngo binjiremo neza, hari ibyo bibuka. Yego. Nuko mbibutse ko ibyo ngibyo mu gice cya gatatu ngira ngo cy'itangiriro
igice cya gatatu ibyo ari byo byose abasoma ariko abasoma igice cya kabiri nicyo kivuga iby'irema byose uko byagenze yego utuntu twose tudetaye two kurema igice cya kabiri ugakurura kwinjira mu gice cya gatatu nuko hanyuma rero ibyo biraza mu kuremwa k'umuntu turi musa nkaho ari inyigisho rero isobanura yego ibiri hariya mu itangiriro ibiri hariya mu itangiriro byanditswe kuriya bifite icyo bishaka kumenyesha kandi bifite icyo bishaka kwigisha umwana w'umuntu kuko niwe wahawe ubwenge bwo kwiga no kuyobora isi n'ibiriho ntabwo wayobora rero ibintu cyangwa ngo ube icyambere ntiwayobora icyo uyobora icyo ngicyo utakirusha ubwenge sibyo niyo mpamvu rero tuba tugomba kumenya biriya bintu kuki bikurikiranye kuriya kandi n'impamvu ki byashyizwe hariya bivuga iki byashyiriweho iki urumva niba tuzi ko twaremwe nibyo birumvikana dusubiye inyuma gato yego uvuze ngo ntabwo wayobora abo uyobora bakurusha ubwenge cyangwa se ibyo uyobora byo bifite ubumenyi kukurusha yego none se abantu ntabwo ndi buhumve neza gatanu ku kandi buriya ni ukuvuga ngo perezida w'igihugu ni ukuvuga ko abayobora bose aba barusha ubwenge niyo mpamvu atorwa sibyo kubera ko abarusha ubwenge ntabwo ari detaye ntabwo ari ugupima ku munzani gupima ku munzani ubwenge cyangwa ubumenyi bw'abanyagihugu ujye kubigereranya n'ubwa perezida yego ariko uriya muntu aba ari indashyikirwa n'icyizere kiri ku rwego rwo hejuru ruhanitse abamutoye bamufitiye icyo gisobanura yuko afite ubumenyi budasanzwe n'ubushobozi budasanzwe bwo kubajya imbere akabayobora sibyo ariko ntabwo tuvuze ngo buriya perezida niwe uzi ubwenge mu gihugu gusa kurusha abandi kuko akenera inama n'abajyanama akenera inama y'abaminisitiri n'abadepite bakagira gute imishinga ikigwa hanyuma bakaza kugira gute njyewe kuri ibyo numva kubera ko na Bibiliya bivugaho ngo ubuyobozi bwose buri mu isi Imana iba yabugizemo uruhare aho buriya muntu ni uko aba yatunzwe inkoni n'Imana noneho rero banza wumve icyo kiruzuye icyo navuze yego ubwo rwose ucyujuje neza kubera yuko hajemo n'ukuboko kw'Imana ko gufasha kukanarema sibyo niba umuntu Imana imutunze inkoni yego kavuga ati wowe nkwaye kuyobora igihugu cy'u Rwanda bivuze ngo n'ubwenge sibyo wigeze kumva amateka y'umugabo bita Dawidi yari umwami w'Abisirayeli sibyo Dawidi yari afite uburyo bw'ubucamanza muri we yego sibyo ariko ubwo bucamanza muri bwa Dawidi buri mu mutima bwari bwarashyizwemo n'Uwiteka Imana ariko kandi bidakiriye gusa Imana imugambiraho kuzamugira umwami w'ubwoko bwayo kuzayobora ubwoko bwayo akaba umuyobozi w'ubwoko bw'Abisirayeli sibyo ubwo aho ngaho iyo uvuze ngo ni Imana iba yabyemeye egari ko ubwenge n'ubw'Imana bubashisha uwo muntu kuyobora benshi cyangwa igihugu kigari sibyo niyo mpamvu rero biriya bintu byose byari biremwe byagombaga kuyoborwa na Adamu yego ariko kubera ko Adamu abirusha ubumenyi sibyo kuko we ikimenyetso kibihamya ni uko bari batangiye uno mushinga wo kurema bavuze ngo ariko tugiye kurema umuntu ase natwe yasaga nande yasaga n'Imana n'umuremyi bivuze ngo yari yagiye tayari Imana ntabwo yarema igicucu kandi yiri inyabwenge umwe umunyabwenge bukeya inshuti bakunze bajya TV show mbere yuko dukomeza kino kiganiro reka mbanze kubabwira nti iyo umwaka utangira ibintu biba bigoranye mu kuntu abantu baba bafite imishinga myinshi ariko cyane cyane kiba kiri mu mitwe y'abantu ni ukujyana abana ku mashuri bahanganye n'amaminerivare ibikoresho by'abana n'iki uyu munsi rero hari umuntu urwaye hari abantu baremerewe n'ibibazo mbega abameze nabi mwihangane nta shyano ryaguye uyu munsi bishobora kuba bimeze nabi ejo bikamera neza kimwe n'uko uyu munsi bishobora kuba bimeze neza ejo bikamera nabi ubuzima ni gatebe gatoki nyine nuko bihora bisimburana ikiruta byose ni ukumenya uko witwara muri buri situwasiyo ugezemo
ako kanya. Ndagira ngo rero niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Byaro TV show ukaba ukunze ibintu tuganira, udukandira aho ngaho kuri subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro, udukandire like, share yo rwose n'umva byagufashije urabisharinga n'abandi. Hanyuma wemerewe kujya muri komenti ukatwandikira icyo ushaka ko tuzaganiraho ubutaha kugira ngo ugire ubumenyi buruse kubwo ufite nonaha. Karisinga. Uyu munsi rero turavuga ku byiremwa, ku buryo twari dukomoje no ku kuntu nyine ubwami n'ubutware byose bituruka ku Uwiteka Imana, ariko reka twivugire nanone cyane kuri biriya biti. Cyane cyane twari twavuzeho kuri kiriya giti kimenyesha ikibi n'icyiza, tuvuga ko cyashushanyaga umuntu, ndetse yemwe na kiriya cy'ubugingo buhoraho, nubwo cyo twari tutarakivugaho cyane, ariko iki giti kimenyesha ikibi n'icyiza ndagira ngo wongere usobanurire abantu uburyo gihurira he n'imibereho ya muntu. Yego. Kiriya rwose nibwo busobanuro. Nuko gusa iyo umuntu ajya kuvuga ibintu hari ukuntu wumva hari utundi tuntu turi bubishyigikire. Niyo mpamvu mbanze gukora inyuma ku bubasha bwa Adamu yari yahawe n'Imana. Imana yari yamubwiye ngo, yari yavuze ngo tugiye kurema umuntu ase natwe, hanyuma azatware. Urumva? Hanyuma twabonye imiremekere uburyo yabikozemo irema Adamu, yabikoze mu buryo bubiri. Sibyo? Nagira ngo tuze kubihuza mu rugendo rw'umwana w'umuntu. Harimo uburyo bwa kamere muntu n'uburyo bw'ubumana. Ni mu buryo bubiri. Ni uburyo bwa kamere y'umubiri y'umuntu y'isi y'ubutaka, no mu buryo bw'ubumana. No mu buryo bw'ubumana. Ubwo buryo n'ubu twabivuzeho, ni bwa buryo bwa mbere yafashe isi, ubutaka bw'isi. Yego. Ibukoramo ikintu. Uburyo bwa kabiri bwari bugize Adamu ni uburyo bwuzuye 100% bw'ubumana, yikuyemo ikabutereka muri Adamu, muri icyo kintu yabumbye. None ibyo bintu bibiri bibyara igifite ubugingo. Ubwo akiri ibumba ntiyari umuntu. Yego. Ahubwo yabaye umuntu agiyemo umwuka w'ubugingo. Atangira no kuvugana n'Imana, kora geste zigaragaza yuko afite ubuzima bwuzuye. Sibyo? Yanatekereza. Nibwo yatangiye kujya yerekwa ibintu aragera. Ubwo ndakwereka izo mpande ebyiri Adamu yari yaremwemo. Isi y'ubutaka n'icyo giti. Yego, nibwo ndagira ngo nsimbukaho mbone gufata ku giti. Hanyuma tuvuye aho ngaho turahita tubona ibivugwa kuri kiriya giti. Byari ibiti bibiri ubundi nyine. Hari igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi, hakaba n'igiti cy'ubugingo. Yego. Ariko abonye icyabaye cyamamare cyane ni igiti kimenyekanisha. Ubwo si cyo cyadanje. Nicyo gikomeye kuko nicyo cyafashe umwanya munini. Ikindi cyo cyabayeho kimeze nk'ubwiru, ariko byose tuzabyiga kandi abantu bazabisobanukira barebe. Ubundi si ubwo kiriya cy'ubugingo buhoraho, buriya abantu barakizi cyangwa barakizi kuko bagisoma. Barakizi kuko bagisoma, ariko ikibazo umumaro wacyo mpamvu cyagiriye hariya niwo wenda nkeka ko batazi. Ni racyo kitubesheje hano rero. Ubwo si cyo cyaratinze, akamaro cyari kumara. Cyaragakoze. Acting y'ibi biti byombi yarabaye. Yarabaye rwose. Ibi nibyo rero tugiye kuziga, kandi udukurikiye nakomeza kubikurikira azabibona. Ngaho turangirize kuri twari tumaze kubona Adamu ugizwe n'ibintu bibiri. Uburyo bw'ubumana, uyu muntu upfa, yewe uyu nguyu, yewe Adamu nyine. Yego. Ngizwe n'umwimerere w'isi. Sibyo? Yego. N'imibereho na kamere y'isi, kongera nkagirwa n'imimerere y'Imana. Ibi bintu nibyo bingize. Sibyo? Uyu muntu yagombaga kwakitinga muri ubwo buryo bubiri mu buzima bwe bwose, uhereye igihe yabereyeho. Yego. Uhereye igihe yabereyeho. Example nuko
bakimara kuhuza ibyo bintu bibiri uribuka yuko we yarabanye n'Imana, Imana 100% yujuje ubumana, yego, noneho we avugana n'Imana yaratari yabona n'ikibi, yaratari yahura n'ikibi, atazi n'icyo aricyo nuko cyitwa n'ikibi cyari cyo, murabyumva. Ariko ikintu kigaragaza yuko ubuzima bubiri bwamujwe bwagombaga kumubyiga kandi bukamutwara gutyo, nuko atabyihanganye adakoze, atamaze iminsi mikeya, nubwo babyita ngo n'ugushukwa. None se urashaka kuba katashutswe? Gushukwa ntago muri acting y'Imana ntibibaho. Ntacyo ibyo tuzabikora, ntago bibaho mu buryo Imana ishaka gusohoza ibikorwa byayo. Ubushize nagiye nk'uhingero aho Imana ishyiraho ikintu kugira ngo ibone uko isohoza ubutabera bwayo, aho Imana iteza ikibazo ishaka kugaragaza ikindi, yarangiza ikavuga ngo ngiye mpannye iki. Rero byumva nibwo buryo umwami wa Egiputa ateyemo. Rero byumva nibwo buryo Farawo, ndashaka kuvuga ubwo Farawo, nibwo buryo umwami bita Ahabu, umwami Ahabu yapfuyemo, aranangirwa baramuhanurira, Imana yaba umwuka ngo mwohereze umwuka w'ubushukanyi. Murabyumva, umubeshyi Imana iyo ubwayo yamwoherereje umwuka w'ubushukanyi, yumvira abahanuzi batamuhanurira iby'ukuri. Nyamara arabanga, noneho umutima uranangirwa kugeza igihe apfiriye aho bashaka ko apfira. Murabyumva, bigenda neza nk'uko babiteguye. Murabyumva, iyo ntakitingi y'Imana. Urumva n'ubwo buryo Imana igira gute. Sasa ubwo turacyari kuri cya giti, ibintu bigomba kugenda neza nk'uko byanditswe, nk'uko Yesu yavuze ati y'Imana iteye. Iyo ni script y'Imana. Hari abantu batazi yuko ibi bintu n'ubuzima isi yaremwe yanditswe ari filime yanditswe. Rero nabyumva, ubu ni uburyo gutangira no gusoza biranditse, birateguwe neza cyane. Niyo mpamvu hariya amagambo ya Kristo avuga ngo kandi dore ibiye uko bigenda ku mwana w'umuntu biragenda neza nk'uko byanditswe. Rero nabyumva, biragenda nk'uko byanditswe, gukubitwa, kugambanirwa. Rero nabyumva, nyamara ababikoze bakitwa babi ko bayobye, kandi bazabona n'ishyano. Ariko yarangiza agahamya ngo ariko biragenda neza nk'uko byanditswe, udukurikira byumve. Ntabwo turimo tuyoba, ariko abasoma namwe musome. Icyo ni ibintu biri muri Bibiliya. Rero nabyumva. None se Karisi, ni ukuvuga ngo njye ndashaka neza 100% aho umuntu ukoraniyemo ibintu bibiri, kamere y'isi na kamere y'Imana, ndashaka neza nyine shaka ukuntu bihuza na kiriya giti kugira ngo kiriya giti bihuze neza. Kiriya giti nta kintu gisobanuye, ntabwo ndi bukwereka umuntu uvuga ngo dore hariya yari yabaye igiti, ahubwo kiriya giti ni imico muntu, ni imico muntu wari ugiye guhera aho ngaho aremewe kugera ku gihe cy'igiti cy'ubugingo, akakitinga ahereye uwo munsi wa muntu w'ikibi n'icyiza, akakitinga neza ku kibi n'icyiza, akabitwara hakabaho isi y'ikibi n'icyiza, yakitinga ityo ikageza kuri acting y'igiti cy'ubugingo, ihererekanya rikaba. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ibi biti byombi ibyabyo ubusobanuro nk'uko biteretse hariya byarabaye uhereye umunsi umuntu yaremeweho, ukagenda umuntu urimo ikibi n'icyiza yari yahawe kwakitinga ahereye ubwo twabonye ibiti bibiri, kimwe kiriya giti kishushanya imico muntu y'umuntu. imico y'umuntu uhereye umunsi yaremeweho. Ariko ndavuga uriya muntu, ubwo turi ku muntu ushushanya igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Iyi mico ya kiriya giti, cyari kiri hariya kigaragaza imico runaka y'umuntu ugiye kuyobora, gutwarwa. None se njye ndumva ubwo
igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Wavuze ko bishushanya umuntu. Yes. Noneho ubwo umuntu uyu mubiri upfa dufite, iyi kamere y'isi dufite, niyo turi busanishe na n'ikibi. Iyihe? Kiriya giti urabona iyo bavuze igiti kurikirana hano. Iyo bavuze igiti ni igiti nyine nk'igiti kimeze. Ariko wongere wibaze kuki bakivugaho bibiri kandi ari igiti kimwe. Niyo mpamvu nawe uri igiti kimwe ariko kirimo bibiri. Ubwo nyine nibyo nari nshatse kugira ngo mubaze neza. Yego. Ubwo njyewe abantu babona uyu babona. Wowe jaduri babiri. Uri umwe ari kuri babiri mu mico yawe, mu mico na kamere zawe. Wifitiyemo kamere y'ubumana ukagiramo na kamere y'isi. Kamere y'isi ni uyu mubiri upfa. Umubiri upfa, ariko kandi uwo mubiri upfa ufite n'ibijyanye nawo. Wenda tuvuge ubundi kamere y'ubumana ni umwuka n'ubugingo, sibyo? Budapfa, budasonza, butifuza no kwambara, kandi bugendera muri wowe. Ni nawe ubwo ni umujyanama ubangikanye na kamere. Pawulo hari icyo bita ngo mu gihe tugicumbitse muri izi ngando, sibyo? Ababisoma nabi, hari icyo bavuga. Abantu babibwira ko ari uduhema turi hariya. No, abavuga ubugingo buruhanya, buruhanya n'ubugingo bwa kamere. Biraturanye. Iki ndashaka kuvuga cya giti. Niyo shusho cyari cyatumye Imana igitereka hariya. Ni igiti kimwe tusanzwe tuzi ko voka iri hariya yera amavuka gusa. Umuyembe waba uri hariya ukera amayembe gusa. Ariko hariya baravuga igiti kandi bakakivugaho ingeso, imico na kamere bibiri. Ibi twabisanze mu mwana w'umuntu rero, uhereye ku kuremwa kwa Adamu ukajya gute. Ibi rero tuzabibona n'ingero zabyo. Niba nabwo tuzagenda tubona tugasobanukirwa neza. Nitumara kumva igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi, ni nabwo tuzajya twamenya ngo noneho igiti cy'ubugingo cyo cyashushanyaga iki kiravuga nde, ari hehewe. Ubwo igiti kimenyekanisha ikibi n'icyiza, ibyo twagomba kukivugaho Sasufi. Ubwo nuko nguko, ariko turakomeza kukurura rero umwana w'umuntu tumwegeka kuri cya giti mwene wawe. Rero murabyumva izi ngero z'iki giti, ariko ubwo hakurikiyeho ingero. Rero murabyumva kugira ngo abantu basobanukirwe, tumenye n'isi yakurikiyeho uhereye kuri Adamu gukomeza imbere kugarukira ku mwuzure yari iteye ite. Tumenye turebe abo bantu ni bantu ki. Dufite hari ibiti bibiri, ariko ibyo biti bibiri kimwe gisa nkaho kigizwe ubwiru, dore yuko uriya muntu amaze kureba ubwo cyo turakivugaho. Oya, ntabwo twakivugaho. Ni ukugikabakabaho, n'ubundi mu mateka kivuga gakeya, kuko cyo nicyo cyasa nka cyaje nyuma. Imico yacyo yaje nyuma. Cyo gisoza ubuzima. Cyo gisoza ubuzima bw'umwana w'umuntu. Uwo ni umuntu n'indi neze ndabyita ikinyejana, n'urundi ni iyindi habayeho kuremwa kw'isi, ikindi gice cy'isi, ukubaho kw'iyindi si, cyangwa se kubaho ubuzima bw'abantu. None se ibyo birasa n'isezerano rya kera ndetse n'irishya. Bifitanye isano, dore ko bifitanye isano. Kiriya giti cy'ubugingo, kiriya kimenyekanisha icyiza n'ikibi, biratwara bihereye kuri Adamu w'umubiri n'ubugingo, sibyo? Amateka abantu baze gukomeza basome, cyane cyane bibande mu gice cya 4 cy'itangiriro, sibyo? Bahita babona neza, urebe kuntu ubuzima bwakurikiranye ibi biti byaha. Hari hakurikiyeho umugabo nyuma y'ibi biti habayeho kubirya, kuryaho kurikiza iriya mbuto. Amategeko arakurikizwa, ibihano biratangwa, sibyo? Tayari umuvumo, sibyo? Noneho sasa bya bintu bibiri nk'uko cya giti cyagize gute, icyo cyagiriye hariya bitangira acting umukino wabyo, sibyo? Icyiza n'ikibi biratangira. Nyamara baremwa mbere y'uko bajya bakiryaho cya kintu kibashushanya, cya giti kibashushanya mbere y'uko bagisoromaho bakarya kuri mwene wabo baranga, bari batari bagaragaza imico ya nyayo igiye kuranga isi.
yego sibyo dore yuko wibuke neza iri jambo ryavuzwe nyuma yo kurya ku giti cy'ubugingo sibyo ijambo rivuga ngo dore rero noneho wa muntu wibuke yuko bajya kurema baravuze ngo tugiye kurema umuntu ase natwe agira ishusho yacu kandi atware hanyuma ibyo baramwihorera ahubwo nyuma amaze kurya kuri mwene wabo w'igiti kimushushanya nibwo ijuru ryihamirije riravuga ngo dore noneho wa muntu abaye neza neza nk'imwe yo muri twe abaye imana nkatwe wabyumvise Karisi abantu bakurikira ibiganiro kuri YouTube no ku zindi platforms za social media bakunda fact tuvuge urugero wenda ngiye icyo nshaka kuvuga byaba byiza ugiye uvuga nko ku kintu ukavuga uti ariko ushaka ibisobanuro birambuye asoma iki gice umurongo uyu n'uyu ni ukuvuga ngo igice cya gatatu ariko ndi ku ruhande ndimo ndikoma gato nkajya ku ruhande urumva ni ukuvuga ngo mu gice cya gatatu ndumva igice cya gatatu cy'itangiriro ubwo turi mu gice twakoze inyuma gatoya mu gice cya kabiri aho Imana igaragaza ireme ijuru n'isi n'iki ntitwatinzeyo ahubwo ubwo turi mu gice cya gatatu n'igice cya kane rero murabyumva kuko icyo gice niho umuntu aremwa igiti kikaribwa rero murabyumva n'icya kane aho ngaho niho mu gice cya kane niho Kayini atangira gufata ku mivumo rero murabyumva n'ubwicanyi niho bubera mu gice cya kane ndumva ariko bimeze Kayini yica murumuna we yego rwose udukurikiye agenda ibyo bintu niko biri kandi abantu bagatetera utunyuguti ng'umurongo uburyo ureba ayo mateka kandi uyitondere uyasome neza sibyo uburyo n'ikoranabuhanga byaratworeye hariho abakecuru batabasha gusoma cyangwa se n'abantu batari abakecuru ariko ugasanga bagira ubunebwe mu gusoma hariho Bibiliya hano mu mantuzi zigusomera Bibiliya ziri audio book uragenda ugashyiramo igice hanyuma bakagusomera ibyanditse aho ngaho wowe ugatega amatwi wenda nturushywe no gukwa yego ibyo ngibyo igice cya gatatu n'icya kane kuremwa kwa Adamu guherezwa biriya biti kubiryaho gufata ibihano munsomera igice cya gatatu n'icya kane murebe bane igice cya kane buriya kirimo rero urugendo rw'umwana w'umuntu sibyo aha niho tubona umuntu ushaka gusobanukirwa neza yishushanya ibi mvuga ngo cya giti ni igiti cyadushyiriweho kudushushanya kugira ngo twisobanukirwe turebe twari twaremwe isi igiye kubaho iti abantu barebe kuko umuntu uzajya impaka nuko wenda azabyandike muri komenti ambaza ikibazo hanyuma nanjye nzamusubiza cyane cyane ku kibazo kijyanye no gucumura kuko twese tuvuga yuko Adamu yacumuye bitewe n'uko yariye ku itunda sibyo ariko njye nanjye nkabaza nti ko kiriya giti batubwira ko cyari igiti gifite imbuto kandi kiribwa noneho bakatwongeraho n'ijambo rivuga ngo cyari iki gikundiro bivuze ngo cyari kiryoheye amaso no kukibona ko byabuzanyijwe kuki buri wese yakwifuza kurya kuri urwo rubuto rwacyo ko cyari igiti ntimuzakiryeho niyo yanaturemanye kamere yo kurya noneho cyo akirutisha n'ibindi biti akigira iki gikundiro kuruta ibindi niba kitari iki gisobanuro gifite icyo gisobanuro hariya cyari kije kumara iki ni ururabyo rwa Adamu cyanze bikunze cyagira ngo gitange isomo none se Karisi yego uragira uti igiti kimenyesha ikibi n'icyiza gishushanya umuntu kandi hari abagabo babiri bahanganye n'ubundi umwe tushyira mu gice kibi undi tukamushyira mu gice cyiza wavuga ati kiriya giti kimenyesha ikibi n'icyiza cyashushanyaga Yesu Kristo na Lucifer we yaba ari kure y'ukuri cyane dore impamvu bitari byo bitaba ari byo biriya biti byari biri ku butaka bw'isi sibyo bihabwa
mu buyobozi umuntu yahawe no kurinda no kugenzura byari iby'umuntu sibyo no bigira imbuto ziribwa kuko umuntu ari we wenyine urya abasomyi ba Bibiliya ibyo bintu barabizi barabyumva barabizi baragenda bansobera ibyanditswe mu bacamanza igice ni cya kangahe aho Samusoni ahura na marayika yego Justin ntuze se wa Samusoni bitaga Manoa na nyina wa Samusoni nje ntabwo ndi umuhanga cyane bya Bibiliya iyo ni inkuru ifite ikintu isobanura nubwo wenda hari abantu baba batabyitayeho hariya babeshwaho yabayeho nka Abrahamu nkuko yabayeho yimwe urubyaro kuko yari ateganyijwe kubyara umucamanza w'Abisirayeli babaho igihe kinini barabuze urubyaro marayika ava mu ijuru araza azanye ubutumwa yuko ngo Imana igihe cyageze cyo kuzabaho umwana w'umuhungu uzaba ubucamanza w'Abisirayeli arababwira ati ntimuzagire gutya ntimuzarye ibi ntimuzanywe ibi rero murabyumva ariko umugabo ubwo yibonanaga na marayika yaramubwiye ati ngiye kukubagira imfizi yego reka nkwakire nkuzimana hanyuma marayika uzi ko yamusubije yaravuze ati rero ntabwo ndya urabyumva ntabwo ndya ahubwo niba ushaka gukora ibyo fata icyo kimasa ugikatakata ibipande ugitambirira Uwiteka ubwo nibwo buryo baryamo urabyumva bivuze ndashaka gusobanurira abantu yuko icyo giti kitari cyemewe Kristo ngo azaze kukirya cyangwa shitani ngo azaje kukirya cyari igiti mwene wabo yari Adamu ni uremwe mu buryo bubiri ufite imico ibiri iy'isi n'iy'ijuru noneho ni nayo mpamvu igiti bacyita icyiza ni ijuru ikibi ni isi n'iyivumwe rero murabyumva ikibi ni isi byagombaga rero gutwarira mu muntu gutyo bidatinze barahamya ati dore rero wa muntu kandi nagira ngo nubwo ndabizi abantu hari uburyo bafatamo Imana bayibyinirira badashaka ko Imana ngo yandura cyangwa uyivugaho bibi nagira ngo mbabwire ino mico ibiri igirwa n'Imana kuko Imana niyo ifite amahitamo abiri sibyo ayo mahitamo dore uko ateye Imana uyu munsi wa none niyo ishobora gukora ikintu wowe wita kibi sibyo wenda ntikubwire ko ari ibikoze ndareka nk'urugero Imana ishatse gutsemba igihugu kuri wowe byaba ari byiza bavuga ngo nibyo gukiranuka kandi nanjye nagenderamo ndagira ngo abantu bumvire ibintu muri ibiza binyasabye Imana ifite amahitamo angahe abiri ifite ububasha n'uburenganzira bwo gukora ikibi ikagira n'ububasha bwo gukiranuka bwo gukora niyo yishyira ikiranutse yego nuko abantu batazi uburyo bwo gukiranuka icyo ari cyo ese Imana irica kanarimbura nshuti mukunzi ukurikiye kino kiganiro rero hari igihe waba ufite utubazo tw'amatsiko nk'utwo ubona ndi kubaza hano wajya aho ngaho muri comment section nawe ukabaza ibibazo uko ubyumva n'uko ushaka kubisobanukirwa niba kandi tugeranye kuri uyu munota uri uw'agaciro uri uw'ingenzi reba neza ko wakoze subscribe niba utarayikora iki ni cyo gihe udukandire na like kandi utwandikire muri comment section utubwire icyo ushaka ko tuzabaza Karisiti adusobanurire ku bijyanye n'iyobokamana Karisi iki giti kimenyesha ikibi n'icyiza hari ikindi gisobanuro washaka guhereza abantu igisobanuro cyacyo nta kindi gisobanuro kiriya giti gifite ubwo nari nkiri mu gishushanyo cyacyo kiriya giti ni igishushanyo cy'umwana w'umuntu wari uremwe hanyuma bikagaragara mu rugendo rw'iki turagenda dukomeze tugende turebe nyuma yo kukiryaho hakurikiyeho imivumo nyuma y'igiti nyuma twabonye igiti cyashyizwe muri Edeni gishushanya umuntu uremwe hanyuma uwo muntu uremwe atangira gushushanya imico y'igiti ikibi n'icyiza byitwa inyito yo kugoma cyangwa gucumura sibyo kutumvira noneho kuko akoze iki yari icyiza avanze n'ikibi sibyo bitangira rero ubu umuntu atangiye urugendo nibyo bibera hariya icyo ntekereza nuko bitangira kuri kiriya giti nyine icyo ntekereza nuko n'ubundi Imana ijya gushyira
kiriya giti yariya muri Edeni ikakibuza umuntu navuga ngo yigizaga nkana ndavuga Imana ibabarire. Dufite ingero nyinshi aho Imana itegura ikintu mu mugambi wayo hanyuma ikavuga yuko bitemewe, hanyuma ikagaruka wa muntu yakijyamo agahanirwa yuko atemeye, hanyuma ikavuga yuko ndi Uwiteka jyewe n'igihe wari wagambiriye. rero murabyumva ibyo ntibyabaye muri Edeni gusa n'urugero. ubwo urugero rw'ikibi n'icyiza byagombaga gutwarana, nicyo twigira kuri kiriya giti. urugero rw'ikibi n'icyiza byagombaga gutwarana mu muntu umwe. ni ukuvuga ngo byari purani yayo kugira ngo n'ubundi kugira ngo isi yayo iyi si y'Imana yari iremwe, n'ubwo buryo yagombaga kugendamo. kuko nta mwana w'umuntu wigeze upeza Imana ngo afate imitwe ngo ahenge kisi ayijyane mu cyerekezo cy'imyifurize ye y'umuntu n'ubwenge bwe arusha imbaraga Imana. Ntabwo icyo kintu kigeze ahubwo Imana yari yapuraniye ureho setting y'Imana agira kana nyuraho. iyi rero turimo kugenderamo, iyi ni system y'Imana rwose, n'ubwo buryo rero murabyumva niko yabishatse. mu gice cya kangahe urugero mbona nyine nongera kwibutsa abantu basoma umurongo wa 22 umurongo wa 22 w'igice cya gatatu cy'itangiriro, barebe Imana umuntu umaze gucumura noneho nibwo ahamijwe ko asa n'Imana kandi akoze icyaha. bumve uburyo ibintu biteguwemo. umuntu akoze icyaha yaragomeye Imana, ahubwo ubwo yagiye kure y'Imana, ahubwo nibwo Imana igize gute imuhamije ati noneho nubona. rero murabibona igice cya 22 handitse ngo Uwiteka Imana iravuga iti dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe. ibi bintu keretse niba muri no Bibiliya ari wenda ariho byanditse gutya, ahindutse nk'imwe yo muri twe. ubu ni bwa butware na guverinoma y'Imana uko biri hano iriyamije nk'imwe yo muri twebwe. wibuke bajya kurema baravuze ngo twebwe tureme. rero nabyumva umuntu ase natwe, none banze kumuhamya mbere akiri umukiranutsi atari yandura, bamuhamije nyuma amaze gucumura amaze mbega kurenga ku mabwiriza yahawe. yego ubwo rero nagira ngo mpuze te nabwo ndahujije abantu bumve icyo gihe giti gisobanura. nicyo naki bumve ko n'ubundi yari plani yashyizeho kugira ngo niyo mpamvu ari cyari kiri hariya gifite icyo gishushanya, ari icyigisho kandi ari gifite n'icyo kigaragaza. cyo ubwacyo cyari isomo kiti cyari isomo. ibi bintu biraryoshye, yego umuntu yakomeza kumva. reka tugisoreze aha ngaha. yego murakoze. noneho mu gice kizakurikiraho ubwo tuzaza twumva aho uburyo ibintu byahindutse. yego ubwo nuko igihe kitubanye gitoya nari ngiye rero kugira ahindutse nk'imwe muri twe. aha ngaha rero niho bahita bafata imigambi none imyanzuro bihita birukana Adamu muri aho ngaho. kuko wibuke bajya kumurema barangije kumurema bari bahawe itegeko ngo nuko mubyare noneho mworoke mugwirisi. ntabwo yagombaga kuguma muri Edeni. Ahubwo muri Edeni muri ako gace gato k'isi, ahubwo bagombaga kubyara bakagwira bakajya mu isi yose. wabyumvise uburyo byarimo umugambi w'Imana. noneho rero aho ngaho haba ishami yo kumusohora kugira ngo ajye kwagukira hirya. noneho iyo twinjiye rero handi mu gice cya 4 ukareba rero noneho ubwo mbere gato arabyara avuga ngo atera umugore w'inda, abyara umwana bita Kayini, nyuma gato yababyara ubita Abeli. urimo byumva Kalisi uretse gato iki kiganiro kitaba kirekire cyane. ahubwo aho ngaho mu gice gikurikiraho twakwatakira aho ngaho tukazamukiramo. inshuti bakunzi bajyaho TV show rero mujya aho ngaho muri comment section namwe mushyiremo ibibazo mwibaza, kuko iyi content urujijo ku by'abantu bibaza kuyobokamana twayiteguriye kugira ngo abantu basobanukirwe ibyo bashidikanyaho cyangwa se ibyo bazi mu buryo butari bwo.
ndetse kandi niyo mpamvu aho ngaho uwo mwanya wa comment section ubaho. Ntabwo ikiganiro ari icyajyaho na Karisiti, ahubwo namwe muba mugomba kukigiramo uruhare munyuze aho ngaho, ndetse tuzajya dushyiraho n'imirongo yacu ya telefone cyane cyane nk'uwa Karisiti, kugira ngo ugize ibyo adasobanukiwe amuhamagare bungurane ubumenyi, hanyuma bamenye kurushaho. Njyewe rero narijyaho Jado Artist Official, nkaba nari kumwe n'umuvandimwe Nshimiyimana Karisite. Murakoze cyane, ibiganiro byacu nakagaruka, duhurire mu gice gikurikiraho. Jado Artist Official ku isonga.